duherukana hari ukoze impanuka. Ibya poke byari bikomeje kuyoberana. Dukurikira umukino. Titi ko mpamagaye amasaha asubu ni amahorora akanitabe n'ubu. Allo yego ndakumva. Ubu nonaha utano kwa muganga imanukira baye turabafashe. Mana yanjye iyo mpanuka sibereye hehe? Yari amusozi hagati n'umugabo ukwiswe na moto neza n'undi mugabo uzanye imodoka mutwaye imodoka ki biravuga rwose birimo byose birekire. Oya wivuga gutyo bigeze ku buzima bw'umuntu biba ari ibindi. Wihangane rwose ikiruhuko giciye. Nta kundi nyine ikiruhuko bagiciyemo kabiri ariko nta kundi kuvura n'inshingano zanjye. Niko kazi kanjye kaza imbere y'ibindi byose. Ihute sinzi ukuntu uri buze cyangwa imodoka ufata imodoka cyangwa ikintu ufata cyose kikuzanye. Sawa ndaje Kamari nawe agiye kugera hano. Sawa rero ihute. Sawa. Kasake? Kasa? Yego mabyo wanje. Enda vayo hano yewe. Naje nabo. Umva, barampamagaye bambwira ko hano hakurya hari umuntu motigonze kandi bahise bamujyana ku kigo nderabuzima. Abari wa mwari mwiza wandokoye. Nawe abantu binanga koko karabagome babamuhoye iki? Ni impanuka zibaho yewe. Ubwo se baramuhangaye. Ariko bamasima. Amafaranga se yi. Cyagusiko iwacu hari umuhungu twakoranye se baramugonze bama amafaranga menshi cyane mwana arasaguka. Ngose bari umuryango w'amafaranga menshi. Ariko se mana yanjye ubu Kamari yaheze hehe koko? Mana we umfashe mbashe kumutabara bitaraba bibi. Ubwo umuntu wapfuye wabo abahangaye. Wintinze avana amagambo aho ngaho. Ubanza utazi ko ubuzima bw'umuntu bugenda. Nyumvira neza ahubwo ndumva Kamari aje kandi sinkuma yinjira mu gipangu. Witondere buri kimwe hano kandi umenye ko ari wowe ugiye gusigara hano wenyine. Kuko uretse ko Kamari aje kumfata ntabwo ari bugaruke hano leta asubira mu kazi ke. Kereka icyo utambwira mabuja wanje. Sawa rero na bya bindi ubikore. Ako Kama kuki ko kuba watinze bigeze aha ngaha koko? Ako se wizi sawa umpamagaye koko ahubwo ihutisheri. Kamari we ni impanuka iba. Akorobera nawe rwose ubundi se ko ari kugira amahirwe muri aka kabwibwi koko ari kunkura he? Kamari we tugire bakata tugire tureka gutira. Reka mba nagiye reka. Kata rwose ndebe ko nagira icyo nkora. Ako se ubundi ninde bagonze abantu binaha bose mbazi. Uwo ari we wese yewe Kamari. Aha icyakora nawe gutwita ibiyaga ye. Aha cyakoza ye wagira ngo ni impuhwe narongoye ntago ari umugore. Ugira impuhwe rwose pe. Nyumvira niko kazi kanjye Kama kandi ubuzima bw'umuntu burahenda ntago abona icyo umuntu abuguze. Cyakoze uba wirukanga ahubwo reka nkubwire ambara umukandara tugende tutaza gukorera impanuka mu yindi. Mana yanje koko noneho wasanga ibitaranyishe cyagiye nenda gupfa bitagiye kumpitana ngube narebaniye data na mama ba kabiri koko. Yewe muntu Ubundi ubuso bavuze. Je uranze. Ubundi wowe uri wahehe? Munganye ngira Ega mana ko. Ko muza mukatumara abantu maze mugasubira iyo mwavuye mudusigiye amarira gusa. None si mugenzi wanje koko kureba uri umuziranenge wandetse nkigendera koko. Amagambo mbwira ko ntayazi. Nta naho mpuriye n'uwo muntu
ntaho mpuriye n'ubugome kuko nanjye narabugiriwe sinabwifuriza undi muntu duhoje ubuzima pe ni ukuri kw'Imana rwose. none se ko nazindutse mu gitondo cya kare ngo ndebe ko nabona poke waba ujya umubona wowe? uva mukobwa utagira uko asa utemba itoto n'ituze urarusha ni ukuri kw'Imana. umutima wawe harimo agahinda yewe no mu maso biragaragara. gusa ariko nagenze urugendo runini kuva nanava no mu nda ya mama. izina poke ni ubwa mbere ndyumvishe. nagenze imisozi ngenda n'ibibaya. nawe ntacyo umfashije ni ukuri kw'Imana ntacyo nagufasha sinamuzi. nangaha kuva nanagera nyine hasi y'umunsi. none se wowe uri uwaheye? ubwo koko ntacyo umfashije? njye nitwa Gasake ka Bitereriyo. mama yitwaga Mukamana. iwacu ni Umuntu niyo kure. reka ngende databuja dore arantumya kandi yambwiye ngo sintinde katambaho reka nigendere. urabeho rwose. ariko se koko ubundi gukora iki muri ibi bihuru koko? ariko mwana uko kwangaruye musaza wanjye poke koko basimbaye nyakamwe we koko mwana. Gasake waje mabuja sohoka mu modoka twahageze. none saha ahantu ndahinjiye. yewe Kasa utaza wasigaye hehe? mabuja ndimo ndeba hano hantu koko. yewe hantu we siko hano hantu aribwo bwa mbere nahabona. nanafashe n'ikiganza ahubwo nahatakare. ngaho rero ngwino tugende. naje rwose naba ntaje nkamenya niyobora heza. vayo nkwereke. yinjira hano? yego rwose nugera hari urahita uhava. yego waje mabuja. ubukate hariya urahita ubona icyumba gitukura. uhite winjiramo urahasanga umwana w'umukobwa umubwire ko ari Dr. Wera ukohereje. mabuja nanjye ndiyamenya mbikore pe. sawa rero genda. se hano ra yenga ninjiremo ndebe. ewe mana we dore wa mugabo wanigaguye we akanshinyagurira. kanya noneho niba ibisorori mbishyire hano mabuja ndamusobanurira ariko manze nihorera uyu mugabo ntago aransheka. naryamye hariya yigirisha tone ndebe munige nanje mukube kawe nsheka. biriya bitwi byiwe na biriya byisha areba nabi nk'umugome nanje mwereke ubugome bwanjye. umva je nawe tugiye guhambana. wibeshe ndebe ko uransheka none umuntu uri bukwenkize nawe nagera hano ndamusekura kanihorera. umva ndakwishe noneho ndafata n'ibi biserumu byawe mbikujwigirije upfe nawe ubundi warunyishe. kwica nushaka ubundi nanjye warunyishe. tonde nayo kutari bundokoke wagicocuwe nayo ipfa nawe ubundi warunyishe. ngomba kukunika. muganga we muntabare. ye baba we aho rudafu n'urupfu ntirumuziye. naho ubutaha mu gice gikurikira iki mu ikinamico ndamukunda. ikinamico ndamukunda muyikurikira buri gihe kuwa gatanu saa 2 z'umugoroba kuri YouTube channel yacu yitwa Yabo TV Rwanda. ubaye ufite igitekerezo inkunga cyangwa inyunganizi ku ikinamico ndamukunda watwandikira ubutumwa bugufi kuri nimero ya telefone igendanwa 0784426162 cyangwa ukatwandikira kuri email yacu
ikinamico ndamukunda@gmail.com. Ndamukunda, 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 ndamukunda. Imiryango ikadutanya, amikoro akadutanya, gusa ndamukunda, nziko nawe ankunda. Njye ndagukunda, iwacu bakadutanya, rubanda bakadusenya, gusa ndagukunda.